ako ugira ubwoba. Ibyo umaze kunkorera biranshimishije. Nzakora ibishoboka byose kugira ngo utsinde ikizamini cy'imibare. Nta muntu n'umwe ugomba kubwira ibyo twakoze. Iri ni ibanga rizaguma hagati yanjye nawe. Ibi byose rero byatangiye bite? Byatangiye ubwo uyu mwana yari yicaye ku ntebe arimo asubiramo amasomo ye. Yari arimo yitegura ikizamini ariko akaba yari afite n'ubwoba. Yize amanywa n'ijoro akora ibishoboka byose ngo arebe nimba yazatsinda ikizamini. Yari afite ubwoba mu mutima. Yari yarasezeranyije mama we ko byanze bikunze uyu mwaka azitwara neza. Mama we yari umusingomada ariko yarihangana agakora imirimo ibiri yose kugira ngo arebe nimba yafasha umwana we akamutirira amashuri. Icyizere cye cyose cyari kiri kuri uyu mwana w'umukobwa. Ako ntabwo yifuzaga kuba yakongera agatenguha mama we. Nuko rero ubwo inzogera yavugaga bamaze gukora ikizamini, yahise yihanagura amarira arangije afata ibipapuro bya test arimo akora arangije abishyira mu gikapu. Ubwo yari ateye intambwe irashaka gusohoka, agiye kumva yumva umuntu amufashe inyuma ku bitugu. Ahindukiye asanga ni umwarimu witwaga Ned. Yari umwarimu w'imibare, niho wari uhagaze inyuma ye. Wa mwarimu Ned arangije aramubwira ati "Aku, dushobora kuvuganaho gatoya?" Ubwo bahise bajyana aho umwarimu yicara. Umutima we watangiye kumurya, arafite ubwoba yuko ari butsindwe. Uyu mwana nta cyizere yari afite. Nuko wa mwarimu arangije aramubwira ati "Aku, nabonye ubwo ibizamini byawe biri gukorwa utari umeze neza. Imibare ishobora gukomera cyane, ariko ndabizi neza ko uri umunyembaraga. Wowe icyo ukeneye ubufasha bw'inyongera." Nuko Aku arangije areba mwarimu we asa nk'atunguwe. Arangije aramubaza ati "Ukeneye ubufasha?" Umwarimu aramusubiza ati "Yego." Ibyo ngibyo arimubwiye ari guseka. Umwarimu aramubwira ati "Njyewe mfite uburyo mfasha abanyeshuri nyuma y'amasomo, ariko nkabafasha mu buryo buri private, mu buryo bwihariye." Aku aho ngaho yahise abyanga kubera yuko yari amaze iminsi yumva ibihuha byavugwaga kuri uyu mwarimu. Abana bagendana ndetse abanyeshuri bigana bavuga yuko uyu mwarimu hari ukuntu yigisha cyangwa agasobanurira abandi banyeshuri ariko akagira ibindi nawe abaprofitaho. Ariko ako kanya izo ntekerezo zose yari afite yahise azikura mu bwonko bwe. Umwana w'umukobwa yashakaga gutsinda ikizamini kandi uno mugabo yashaka kumufasha. None uyu mwana w'umukobwa imbaraga zo kubyanga yari kuzikura hehe? Nuko wa mwana w'umukobwa arangije abwira umwarimu ati "Okay, nzaza." Ariko abivuga mu buryo buri soft. Ubwa mbere ubwo uyu mwana yazaga kwiga byari ibintu bisanzwe, yaramusobanuriye. Uyu mwarimu Ned yarihanganye ndetse yamusobanurira buri kimwe cyose. Aku ndetse yumva biramushimishije. Aku yatangiye kumva afite confidence, yumva ameze neza nta kibazo, yumva ari comfort. Ariko ubwo ibyumweru byagendaga bishira, ibintu byatangiye guhinduka. Uyu mugabo Mr. Ned yatangiye kujya yicara, noneho akicara ariko yegeye uyu mwana w'umukobwa. Yatangiye kujya amubwira ati "Jyewe nzagufasha ibintu byinshi cyane, ntabwo nzakwigisha imibare gusa, ahubwo nzagufasha n'ibindi byinshi. Aku, uri umukobwa mwiza cyane, wowe uzaba umuntu ukomeye cyane." Aku yatangiye kumva yuko noneho ahangaha atari safe, ariko nta gisubizo yari afite. Yatangiye kwiyumvisha yuko byari byiza kubera yuko yarimo amwigiraho, ariko muri we yarabizi neza ko hari ikintu kitagenda. Nuko igihe kimwe ari nimugoroba ubwo bari bamaze kwiga, wa mugabo Ned yahise afata ku rutugu uyu mwana w'umukobwa. Nuko arangije aramubwira ati "Aku." Arangije aramubwira ati "Ndizera ubu ngubu noneho uri ready cyangwa se witeguye gukora icyiciro cya kabiri." Nuko umwana arangije amureba mu maso ariko asa nkaho adasobanukiwe ibyo amubwiye. Umwana aramubaza ati "Icyiciro cya kabiri?" Nuko umugabo arangije aramubwira ati "Yego." Ariko abimubwira ari kumureba mu maso. Yaba ati "Ndakwizeza yuko ikizamini cyawe cya nyuma cy'imibare uzagitsinda, ariko ukeneye gukorana nanjye, hari ibyo tugomba kumvikanaho." Nuko wa mwana asa nkaho atunguwe, arangije aramubwira ati "Ushatse kuvuga ngo iki?" Ariko mu ntekerezo ze ko yari azi ibyo bajya bavuga kuri uyu mwarimu, byanze bikunze arimo atekereza icyo uyu mwarimu ashatse kuvuga. Ariko uyu mwana w'umukobwa yari akibitekerezaho aho yari yicaye aho ngaho. Ariko uyu mwana w'umukobwa nubwo yumvaga ayo makuru acishikana, ntabwo yari abizi neza. Ahangaha rero yari akiri mu rujijo, ntabwo yari azi nimba ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo. Ariko ubu noneho yari abyisanzemo. Noneho yari agiye gutenguha mama we ibintu atari yarifuje ko yakora. Nuko umwana w'umukobwa arangije aramubwira ati
njye numva ntazi ibyo uri kuvuga. Nuko Nate arangije arasekamo gakeya, nuko wa mugabo Nate arangije amubwira ati ako njyewe icyo ndi gukora ni ukugerageza kugufasha, ariko nimba wowe udashaka gushyiramo imbaraga ubwo nta kintu nakumarira, ni amahitamo yawe. Aku yahise agwa mu mutego. Uyu mwana w'umukobwa yashakaga gutsinda ikizamini ndetse akimuka, ariko icyo biri gusabwa yaramubwira ngo ni akantu gatoya cyane ngo ari kumusabe, ariko uyu mwana w'umukobwa ntabwo yari azi ibyo ari byo. Umwana w'umukobwa yatangiye gutekereza mama we, yibuka ukuntu mama we yagiye atanga sacrifice nyinshi cyane, agiye yigomwa ibintu byinshi cyane kugira ngo abashe kumurira amashuri, yumvaga atatenguha mama we. Nuko wa mwana w'umukobwa arangije abwira wa mwarimu ati ok ndabyemeye, ariko abivuga afite ubwoba. Guhera uwo munsi ubuzima bwa Aku bwatangiye kugenda noneho buba bubi. Yatangiye kujya atekereza noneho akagira ngo ari kurota, ari mu ndoto. Ibanga ryonyine yari abitse muri we nta muntu n'umwe araribwira, kandi nta n'uwo agomba kuribwira. Uyu mwana yatangiye kujya noneho yirinda inshuti ze, atangira kwigunga, yanga kurya, yanga gukora buri kimwe cyose. Icyo yatekerezaga gusa ni ugukora ikizamini. Ariko uko ibyumweru byagendaga bishira, Aku yatangiye kumva umubiri we utangiye guhinduka, yatangiye kumva atangiye kujya acika intege, ndetse akumva afite ibitotsi, imyenda ye itangira kumwanga. Nuko ubwa mbere akibyumva, yumva ibyo bimenyetso, yatangiye kwibwira ko wenda ari stress, ariko muri we yari azi ukuri, yari abizi neza yuko atwite. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kumererwa nabi, igifu gitangira guhora kimurya. Usibye no kuba yari atwite, ariko yari afite n'ikimwaro cy'ukuntu atengushye mama we. Yaribazaga ati ese mama wanjye azavuga ngo iki, ese inshuti zanjye zizavuga ngo iki, ese noneho bizagenda gute uyu mwarimu Nate, ese byibuze azabyitaho. Aku yatangiye gutekereza ko wenda yabibwira umuntu, ariko se ninde yari kwizera? Umwana w'umukobwa yari yatangiye kwitera icyizere, atangira kubona ko noneho asigaye ari we wenyine. Nuko umwana Aku ubwo yari arimo ava ku ishuri asohoka ku kigo, yaje guhura n'umwarimu w'icyongereza witwaga Deborah. Uyu mwarimu yari asanzwe nta kibazo afitanye n'uyu mwana Aku. Nuko yarahagaze noneho atangira kumubaza ati amakuru umeze ute, ariko iki gihe amurebye yabonye ko atameze neza. Nuko arangije aramubwira ati Aku waza tukavuganaho gatoya. Aku atangira kugira ubwoba, umutima utangira kumusimbuka. Nuko bahise bagenda bajya mu ishuri bajyana na Deborah. Nuko barangije baricara, Deborah arangije aratangira ati Aku ati na kwitegereje mbona udasanzwe uyu munsi, ntago uri wowe, ese buri kimwe cyose cyaba kigenda neza? Aku yanga kuvuga, ntabwo yashakaga kubwira Deborah buri kimwe cyose, kugira ngo byibuze amubwire ibanga ryari ryaramuboshye, yari yarabitse mu mutima we, ariko ntabwo byari bimworoheye. Yari afite ubwoba bw'ikiri bube naramuka bivuze. Nuko wa mwarimu arangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati Aku ushobora kunyizera, icyaba cyose gende hano kugira ngo ngufashe. Ako kanya amarira yatangiye kuzenga mu maso y'uyu mwana Aku. Yahise abwira buri kimwe cyose uyu mwarimu Deborah uko byagenze. Nuko Deborah arangije aramwumva acecetse. Buri jambo ryose yamubwiraga uyu mwarimu Deborah yatangiye kugira agahinda. Nuko ubwo Aku yarasoje kumubwira, Deborah yafashe ku rutugu rw'uyu mwana Aku, arangije aramubwira ati Aku ntabwo uri wenyine, ibi byose tugomba kubirangiza, kandi tukabirangiza turi babiri njyewe nawe, ariko tugomba kubikora kandi twihuse. Nate agomba guhagarikwa mbere y'uko yababaza undi muntu. Deborah ntabwo yatinze, ako kanya yahise ajya mu biro bya principal. Yahise agenda ajya gusaba ko byanze bikunze agomba gukurikirana uyu mugabo Nate, ariko principal kubera ko yahoraga yumva byanze bikunze ikigo cye kigomba kuba gifite reputation nziza, ntabwo yahise abyakira yihuse. Yahise atangira kubyanga, yabati iki kirego kirakomeye cyane, yabati ese ufite ibimenyetso? Nuko Deborah arangije aramubwira ati ibimenyetso ni Aku, n'uriya mwana w'umukobwa Aku, kandi ndabizi neza yuko hari abandi nabo ashobora kuba yarakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuko Deborah arangije abwira principal ati nutagira ikintu ukora ngenda gikora. Nuko principal arangije aramubwira ati okay sawa, ati ariko nimba ibi bintu ari ibihuha urahura n'ibibazo. Deborah yahise ava aho ngaho ku biro,
yari abizi neza yuko principal nta kintu ashobora kubasha gukora atamushyizeyo imbaraga. Yagombaga gukora buri kimwe cyose, ibi bintu akaba ari we noneho ubyikorera. Nuko umunsi wakurikiye ubwo ikigo cyari cyateranye, nuko Deborah arangije afata ijambo, abanyeshuri, abarimu ndetse na principal baratunguwe ubwo Deborah yatangiye kuvuga. Nuko Deborah arangije araterura avuga ati, banyeshuri ndetse namwe barimu, mfite ikintu cy'ingenzi nshaka kuvuga. Hagati yacu aha ngaha harimo ikirura. Nyabati umugabo wakoresheje imbaraga z'icyo ari cyo kugira ngo yangize abanyeshuri akwiriye kurinda. Izina rye ni Nate. Abantu bose bahise basa nkaho batunguwe. Nuko wa mugabo Nate ubwo yari yicaye aho ngaho imbere, arangije arahaguruka. Ahaguruka ariko n'uburakari bwinshi cyane. Nuko arangije aravuga ati, aka ni agasuzuguro. Ese ni gute ushobora kunshinja ibintu nk'ibyo ngibyo? Nuko Deborah arangije aramwirengagiza, ahubwo akomeza kuvuga. Arangije avuga ati, njyewe navuganye n'umwe mu bo yangije, mu bo yahemukiye. Umwana umwe w'inzirakarengane ariko umaze igihe kinini cyane ari mu buribwe. Arangije avuga ati, aku ese wazana imbere? Aku wari wicaye aho ngaho inyuma, arangije atera intambwe agana hano imbere. Icyo gihe amaso yose yari ari kuri uyu mwana aku, ariko ibyo byose yarabyirengagije, ahubwo arangije ajya hari imbere aho Deborah yari ari. Nuko Deborah arangije aramubwira ati, aku babwire uko byagenze. Nuko aku arangije arahumekaho gatoya, none atangira kuvuga. Aku yabwiye ikigo cyose, buri kimwe cyose uko byagenze, uko uyu mwarimu yagiye amwizeza ibitangaza. Ubwo yari ari kuvuga, yahise atangira kubona bamwe mu bo bigana, mu banyeshuri bana b'abakobwa bigana nabo batangiye kugira ubwoba, ndetse abakobwa bamwe bari bari aho ngaho batangiye kurira. Ubwo aku yarasojeje kuvuga, icyumba cyose cyari gicecetse. Nuko ubwo wa mugabo Nate yari amaze kubona yuko bamaze kumugaragaza, yashatse gucika ngo yirukanke, ariko yahise ahagarikwa n'abandi barimu bari bari aho ngaho bahagaze inyuma. Nuko principal yahise abona uburemere bw'ikibazo, arangije afata umwanzuro. Yabati, Mr. Nate, uri hano ariko ugomba gukorwaho iperereza, kandi ndagusezeranya yuko iki kibazo kigomba gukurikiranwa kandi biri seriye. Nuko icyumweru cyakurikiyeho ikigo cyari cyahindutse ibindi. Nate yaje gufatwa akurikiranwaho kuba yaragiye yangiza abana benshi cyane, asambanya abana benshi cyane, abasezeranya kubaha amanota. Abakobwa benshi cyane nabo baje kwibohora, batangira kuvuga inkuru zabo uko zagenze. Aku yasigaye aho ngaho arimo arwana no kuba yakira, afata imbaraga ndetse afatanya ndetse n'inshuti ze nazo byabayeho, ndetse yiyunga na mama we ndetse na Deborah inshuti ye. Aku yahisemo kugumana umwana, ntabwo yagize amukuramo. Ubwo rero aku umunsi wageraga wa graduation, aku yarazamutse ajya kuri stage, agiye kwakira diploma ye, ndetse yarateruye akana ke. Abantu bose bari aho ngaho bakomye amashyi menshi cyane, atari uko wenda amushimiye kuko arangije, ahubwo banamushimira kubwo imbaraga ndetse no kugira courage zo kugaragaza ikibazo. Nuko ubwo yari arimo areba buri umwe wese wari aho ngaho, aku yahise yishima cyane, abona yuko umwanzuro yafashe ndetse n'imbaraga yagize zo kugira ngo yexposinge uriya mwarimu byamugize intwari. Abantu babonye yuko yakishije ubuzima bw'abantu benshi bari kuzakomeza kubigwiramo. Hari amabanga amwe namwe aba aremereye utakagombye kugumana wenyine, ujye uyavuga kugira ngo ubohoke. Urakoze kureba ino video, nizere ko hari ikintu yakumariye, nizere ko hari inyigisho wakuyemo, nizere ko wowe utarakora subscribe wakanze subscribe, ndetse ugakanda no kunzongera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho ikiganiro. Wowe wakoze subscribe, icyo ngusaba no kureba ahantu hari akantu k'igikumwe ugakandaho, ubwo ukoze like, ndetse ukajya muri comment section ukambwira uko inkuru wayibonye, wayumvise, ese yagufashije iki. Ibyo nabyo ni inkunga ikomeye. Ikindi cya kabiri, nimba ubishoboye, sharinga ino nkuru uyigeze kuri bagenzi bawe. Wakoze guhitamo Behind Walls Show. Nawe utaha. God is watching you. Ciao ciao.